rero inshuti bakunze b'ikipe ya APR FC, nizere ko mumeze neza, ibintu ni umutekano cyane nk'uko mwabibonye muri stade Amahoro ku mugoroba, ikipe ya APR irimo guhondagura ikipe ya Rayon Sports ibitego 4 ku gitego kimwe. Ni ibitego byaje bimeze neza bikurikiranye, aho ikipe ya APR FC yatsinze igitego bavuga ko umunyezamu wa Rayon Sports Kwizera Olivier yaje kwitsindisha igitego, aho William Togwi yahise amupapura umupira w'umunyururutse mu ntoki, akaba yatsinze igitego cya mbere. Igitego cya kabiri cyatsinzwe na Sekiganda Ronald. Sekiganda Ronald yabakubise igitego cy'umutwe, aho no ku wundi mukino wa derby wari ubanziriza uyu nguyu, Sekiganda Ronald yari yigaragaje atsinda Rayon igitego cyo ku mutwe, aho igitego cya gatatu cyaje gutsindwa n'uyu mukinnyi wa APR bamwita Isufu Dawuda, aho yatsinze igitego avuye mu bakinnyi ba Rayon Sports 5 akabacenga bose akabatsindana igitego. Igitego cya kane cyaje gutsindwa n'umukinnyi w'umuhanga mwiza w'umusimbura Mamadusi, aho Ruboneka yandagaje umuzamu Kwizera Olivier, Kwizera Olivier akaba nta kuntu atakoze. Buriya abareyo bari kugira ngo babimwegekeho byose, ati ni umuzamu cyangwa se ubundi ikosa ni iry'abadefanseri ba Rayon Sports, aho Kwizera Olivier yandagajwe izina rye rikaba ryataye agaciro. Rero bakunzi b'ikipe ya Rayon Sports, mucika intege, ariko bizaza nubwo ndi umu APR, bizaza nubwo wenda tuzaza tubatsinda ibitego nka 3-1, ibitego 3 ku busa. Mujye mwihangana, muzatsinda za Musanze, muzatsinda za Polisi. Nabihanganishije abakunzi ba Rayon Sports, mwihangane kabisa, nta kundi, iyo umuntu agusumbya ubutwari araguha. Sawa, mugire ibihe byiza, mutegure shampiyona by the way.